Ese bro njyewe maze iminsi nibaza wibaza iki se mani papa cyangwa mbwira ntarebe mani numve ntihari ikintu nagufasha. ubundi yora ubusanzwe abaho? Abaho tu ni umwana w'i Rwamagana hariya rwose tu yize King David. Abaho? Hase bro simperuka mva neza ikinyarwanda abaho mani ndetse na cyane si ubona posti ziwe se? Niba abaho se ni umunyarwanda bya nyabyo? Ni umunyarwanda mani none se ahubwo ni ukubera iki ibibazo ko yaba atari umunyarwanda? Ubona afite ibintu byinshi bigaragaza ko atari umunyarwanda mani njye mbona ari we ndetse na cyane. Kuko Yoro live ze ntago ajya agaragara, ntago ajya akora live ngo agaragaze isura ye. Icyo cyo wapi tu icyo kuba akora live se ntagaragare mu maso mani, hagiye umuntu nyine aba adakunda mani kwiteza abantu ugasanga nyine ibintu bye byinshi abigize private, ahako kuba atagaragaza isura se nta jwi uba wumva se voice we ntuyumva, ahubwo nyine we ntabwo akunda mani ibintu biri public cyane nubwo akunze gushyiraho amafoto yiwe cyane. Ikindi Noneho uvuga ikintu kizima mani ataza n'ibintu byawe nka biriya byo kuba atagaragaza amasura mani, zana ikintu kizima twumve tu. ibaze ko atwika imbuga nyine yasajije abantu ariko nta hantu na hamwe ndumva ngo Yoro Yego yagaragaye aha, nta n'umuntu n'umwe bagirana ifoto. niko kugira ngo se mani umuntu atwike neza ni ngombwa ngo yifotoze n'abandi mani ngo hahiye buri kantu kose ashyire hanze ari kumwe n'abantu basamaye mani. Sindumva n'umuntu mu Rwanda wavuze ngo yari ari kumwe na Yoro nijoro ngo cyangwa yahuye na Yoro. Ahakoze kuki mwumva yuko mani umuntu yazajya arirwa arasamara mu bubyiniro nijoro ku manywa se ntibahura? Ariko tu ibintu bye byinshi nyine aricecekera mani akabihorera ababona yiturije tu. Ubwo se Yoro abaho? Nyumvira noneho none se ni ikiva hejuru mani, cyangwa ukeka ko wenda yaba atari umuntu wa hafi aha ari ikimanuka cyaje kikatugwirira? Niba abaho se aba mu Rwanda? Aba mu Rwanda mani bamwita Fiona kandi aho umuntu nzi mani sha wabonye na nyina mama wiwe tu kandi abanamushimira cyane ntujye umubona hafi aha. Icyo kintu mpora nyibaza nkavuga se uyu muntu Kandi uwo muntu yakoze iki se? Kamwibazaho byinshi mbwira twumve. ni gute se Yoro yaba atwika? Mu Rwanda hari kampani zirenga 100 zitwika zifite ubushobozi, habuze kampani n'imwe yakwigondera Yoro ngo imukoreshe imugire nka brand ambassador cyangwa imutumire mu ma event. Kandi ayo makampani yose atamuzi mani. Niko bro sha arahari ntakunda ibintu byo gusamara, amakampani nayo ubwayo ntamuzi ngayo basi yabona aho amukura. Rero ibyo kuvuga nyine ngo agomba kuza kampani, hariyo kampani yenda amufata akaba ya brand ambassador wayo, ndiko atari ibintu yasamarira cyane ko n'undi we ifite ararifite nta kintu abuze, mbeto arihagije mani cyane pe. kandi si ngombwa umukobwa wese nyine ngo abe brand ambassador wa kampani runaka kubera uko ameze. Nkuko twumva batumiye ba Shadibu Bade, ibaze ko Yoro Ntibasha dibomani nabo bafite uburyo bwabo bwo gushakisha nyine amafaranga na Yoro akagira ubwiwe. Rero gukampayaringa abantu nyine batari muri segma zimwe nyine kuba bose yenda ari beza nibyo, ariko kuba yenda badakora ibintu bimwe ndikuba byaba atari ibintu bya nyabyo. nta interview ni ubu se n'abanyamakuru bose babuze Yoro. Baramubuze nyine ese niba adakunda itangazamakuru cyangwa akaba adahuza n'itangazamakuru cyangwa se n'abanyamakuru muri rusange, ushobora gusanga ari abazaranye nawe bavugana nawe private tu. Babuze n'umunyamakuru n'umwe wahuza na Yoro, ku buryo babashabe twabonye ama interview yabo ba Shadibu Bande kandi nabo kandi kisense mani urafata Shadibu ukamugeranya na Yoro ukazana namo n'abashabe koko mani njye ndi kumva ari ibintu bitagererega. Nuko urafata bose nibyo ni abakwinzi, ariko uko biri kose nyine buri umwe afite umwihariko. nkuko nabatse kuki mutajya mwibaza yenda bashabe kuki adashaka umugabo, kuki adakora icyo, ugasanga muri kuzana ibintu nk'ibyo byinshi cyane nyine kuri Yoro the Queen. Rero sha Yoro mumureke tu arahari kandi aratuje aho ari hose ameze neza, azanakumva kandi azakwihorera akimana yazamfasha akagusubiza koko. ni abantu bameze fresh batwika banafite ubushobozi.
amafaranga yo barayafite ubushobozi bwo nta makemwa ni abantu bihajije mu kintu bita imirire tu n'ikintu bita ku mafaranga n'iminywere barihaza tu, ariko ibya Yoro byonyine sha ni akamaramaza. ariko Yoro we yarabuze nta kiganiro. Ibiganiro byo bereke twarumiwe tu kuko ushobora no gusanga muhura ukaba utanamumenye nyine yenda yipfutse ibintu by'ibitambaro mu maso nubwo muri Nyarugenge bitemewe. Ibiganiro byo bereke tu nta n'umuntu uravuga ati nijoro nayo ndi kumwe na Yoro. ariko se akantu k'ijoro ko hagatinza abantu batagenda nijoro se mwana witavuga ati nta n'umuntu wari wahura nawe ku manywa, ariko akantu k'ijoro wagatinzaho sinzi impamvu tu, kandi buriya ushobora gusanga we yigendera ku manywa, ariko se ku manywa nabwo nahure n'abantu yenda nawe harimo ikibazo tu, ariko ashobora gusanga adakunda kujya nijoro, adakunda ibitaramo, adakunda ikinyeto, yikundira kuba araha ingoma ze akazumvira mu rugo, ushobora no gusanga akunda n'akaririmbo kawe muri tumwe ujya uririmba nyine tu. Nta n'umuntu ugira ifoto na Yoro. Ahubwo ako kantu k'ifoto ko we se wa mugani nta mushiki we, nta murumuna we, nta musaza we, nta mukuru we, nta n'undi muntu iyo waba ushaka kuzamuriraho hiti basi ngo azane agafoto bahagararanye cyangwa bari kumwe, cyangwa yanamufoto yabona ari ahantu nyine tu akamufata nk'akavidewo. Njye nsigaye mvuga ni Yoro abaho, niba abaho se koko ni umunyarwanda. Kubaho ko abaho yenda nuko sinzi ntabasha gusunikiramo amafoto yiwe mba mfite hano, ariko abaho ni umunyarwanda ndetse na cyane ko hari ifoto yiwe afite agapara k'amazi y'Inyange, ubona yicaye ahantu yiteze n'umukenyero bisanzwe bya kinyarwanda, ubona nyine nta edit irimo, ariho tu, ariho anataha ubukwe bwa kinyarwanda ariho. Ibaze na live ziwe bro. Kagira inkuru ujya ukurikirana live ziwe se mani mugitubwire rero aho ngaho. Njya nzireba nkabona ntajya agaragaza isura ye live. Koko se ako kantu ko nta kuntu ninzi imana ibintu byo kumukurikira live nyine mba nibereye muri rwinshi ntabwo njya mbibonera umwanya, ariko se Jondi ntiyari ari kumwe na Konde mani live kuri IG we mani mperuka mubona hahe nyine we na Konde tu impaka zabaye nyinshi sinzi nose ubwo gake ubona usanije n'ifoto ukabona bimeze bite, kandi ku mafoto post zikaza ari uriya noneho ibintu akoreye Konde. none se biriya hari ibirenze mani kuba Konde yambwiye ati ndagukunda undi ati nanjye ibyo hari ibirenze mani, kandi Konde we nyine mu by'ukuri anavuga yuko babonanye akabona na mama we akamusuhuza tu, kandi anafite namba yiwe nyine ajya amuhamagara bagaciringa nyine bisanzwe bimwe nyine byiwe nyine nawe urabizi, ndakeka bitaba atari agatwiko rero nk'umuntu bibonaniye neza wagiye kumusura i Rwamagana sinzi tu. What else? Ngo What else? komeza umbwire twumve. You know, I love thank you so much. Ntese umuntu kubwira I love you undi akamubwira ngo thank you, si ibintu dusanzwe tuzi mani ku bana b'i Nyarugenge no mu Rwanda hose muri rusange, ni ibintu bisanzwe mani, ibyo nta birenze ucisha make utuze, ibyo ni ibintu bisanzwe. Yoro ntago abaho bro, niba nabaho si umunyarwanda. Shasa rero ndi kumva n'umwanzuro ufashe njye nta kindi mbivugaho, gusa icyo nzi cyo nuko ari umunyarwanda, kanibwira abantu yuko bashobora kunsubscribe hano ku Numa Media, ubundi dushobora kujya tubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye.